Muraho neza, uyu ni Idi Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi tugiye kwereka inzu nziza iri mu Kagarama, Kicukiro mu Kagarama. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, ikagira n'inzu zo hanze, ikagira inzu y'umukozi, ikagira toilette yo hanze ndetse n'igikoni cyo hanze ku bantu bakunda kwitekera ibishyimbo cyangwa se agasombe. Inzu yacu igizwe na parking nini, ikagira na jardin muri kwibona. Inzu nziza ngiye kwipresenta gakeya mubashe kureba ubwiza bw'inzu. Inzu yacu iri mu kibanza cya 442. Ni urabona ko ari inzu nini, banyerekera design yayo, banyerekera uburyo imeze. Inzu nziza ngiye kwipresentira gakeya mubasha gusobanukirwa inzu uburyo imeze. Urabona ko parking yayo yaparikamo imodoka enye zisanzuye neza nta kibazo. Bereke parking uburyo imeze. Ikagira ni jardin. Murabona ko ifite jardin nziza nubwo atari nini, ifite turabyo murabibona, ifite n'utubuye, murabibona ko ari jardin nziza pe. Nubwo itarafata ariko izaba jardin nziza. Banyerekere uburyo imeze. Reka rero tubereke mu nzu gake gake, tugenda gakeya tubereke uburyo ino nzu imeze. Ni inzu nziza, ndabizi muranyurwa kandi murishima. Tukigera hano murabona ko tugeze ahantu bita kuri ku kaveranda cyangwa se ku kabalko keza kinjira muri chambre, kinjira muri salon. Banyerekera amatara, ni amatara meza mwayibonye, ifite gypsum mu byumba byose. Kuri $180,000 iyi nzu yaba iyawe. Tukinjira urabona ko ifite uyu muryango, ni umuryango uri sliding, ni wandi rwose umuryango mwiza cyane wa aluminium, ni umuryango mwiza. Reba salon uburyo ingana, ni salon nini, urabona ko ifite salon nziza, ni salon nini rwose yisanzuye. Ikagira n'amatara meza, mwabonye amatara, ifite amatara nk'aya ngaya, ikagira na spotlight, dore spotlight ngiriye rwose. Ni inzu nziza yisanzuye, iyi nzu murayikunda ndabyizeye. Tukiva hano muri salon rero murabona ko duhita duhitira muri salle à manger. Igira salle à manger nini, murabona ko ifite salle à manger nini nziza cyane. Kuri $180,000 iyi nzu yaba yawe. Tukiva hano muri salle à manger duhita tuza mu gikoni. Igikoni murebe ukuntu kimeze, ni igikoni cyiza cyane rwose, ndabizi muragikunda. Ni igikoni cyiza kandi kinini, murabona ko ifite utubati twiza pe. Ino nzu barayidesigninze, iri well designed. Nyerekera buri nuvuga ngo iyi nzu yacu igizwe na gypsum kuri plafond, kuva muri salon kwinda ugera mu byumba byose ni gypsum. Ni inzu nziza cyane rwose. Kuri $180,000 iyi nzu yaba iyawe. Mu by'ukuri rero mubanyerekere igikoni, ifite igikoni cyiza pe. Mundebere igikoni cyiza, dore ngiki utubati twiza, murabona ko ari igikoni cyiza, bicaye baradesigninga kandi ni kinini cyane. Reba umwanya wa frigo, murebe nguyu umwanya wa frigo, ni umwanya munini pe. Barifashe baravuga bati reka dukore inzu nziza, wenda iduhenda ariko twubakiye abantu neza. Reba umwanya wa frigo ukuntu ungana, reba umwanya wa gas cooker, dore nguyu, dore ni gas cooker, hamwe bashyira gas cooker, dore ngaha. Mu by'ukuri murabona ko ifite n'udusink, dore ngutu turatubona. Tukiba muri iki gikoni ikagira ndetse na stock y'igikoni, dore ngiyi muyibanyerekera, ni stock nini murabibona, dore ngiyi ni stock nini rwose. Ni igikoni cyiza gifite na stock yacyo. Hanyuma rero tukiva hano duhita duhitira noneho tukiva muri salle à manger, urako tuvuye mu gikoni tugiye muri salle à manger, tugiye noneho mu cyumba twita ngo ni icy'abashyitsi. Banyerekeriza inzugi, ni inzugi nziza pe, ni inzugi za muvura rwose badesigninze neza. Hanyuma rero tukiva hano duhita duhitira mu cyumba cy'abashyitsi. Dore icyumba cy'abashyitsi kiri ku irembo, murakibona, ni icyumba cyiza cyane rwose. By'ukuri rero iki ni icyumba cyiza cyane, murabibona, ni icyumba cyiza kinini. Tukiva muri iki cyumba murabona ko turi kugenda gake gake tubereke noneho ubwiherero bwacyo. Ntabwo ifite ubwiherero bwiza, badesigninze neza, dore ngiyi ni shower, ntabwo ari icyumba cyiza, nako gifite na toilette nziza cyane, murabona ko ifite ibintu byiza, murabibona, dore ngiyi lavabo nziza cyane rwose. Ino nzu ni nziza ndayibatuye. Hanyuma rero tukiva hano reka tubereke tujye mu bindi byumba. Twabwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 3, ikagira n'ibyo hanze. Tukiva hano muri iki cyumba cy'abashyitsi, twita ngo ni cy'abashyitsi, tugiye noneho mu bindi byumba 3 bisigaye. Wow, ndebera iki cyumba pe. Ndebera iki cyumba tutaragera muri master bedroom, tutarahagera rwose. Banyerekeye iki cyumba byo kingana, icyumba kinini gifite metero 6 kuri 6. Murabona ko ari icyumba cyiza cyane, ni 6 kuri 6.
ni ukuvuga ngo ni icyumba kinini cyane, baricaye baradesigninga rwose kandi gifite na gypsum. Tukiva hano tugiye mu kindi cyumba cya gatatu. Iki ni icyumba cya kabiri tuvuyemo, tugiye mu cyumba cya gatatu. Icyumba cya gatatu kiraza gutya, nacyo kiza, urabona ko ari icyumba kinini pe, icyumba kinini baricaye baradesigninga, ni icyumba kinini cyane rwose, gifite nayo 6x6, urabona ko ari metero 6 ndetse ikagira n'izindi 6 hano, urabona ko ari icyumba kinini pe. Tukiva muri iki cyumba cya gatatu noneho tugiye mu bwiherero busavinga ibi byumba byombi, urabona ko ari ubwiherero bwiza pe, ni ubwiherero bwiza kandi ifite dushe nini yisanzuye, ikagira urabona ko ifite ka kantu murabibona ngaka, ka kandi bakoresha mu bwiherero, ni akantu keza, urabona ko ari ibintu bagiye badesigninga neza, biri well designed, uno muntu yarubatse pe ndabibabwiye. Tukiva hano rero muri iki cyumba cya gatatu tugiye no mu cyumba rurangiza, icyo bita master bedroom. Ni icyumba kinini twita ngo ni icy'ababyeyi, urabona ko gihera ahangaha, urabona ko gihera ahangaha, tukaza gutya, tukinjira gutya, tukaza muri uru rwambariro. Ifite urwambariro, dore ngo ifite urwambariro rwiza, murabona utubati twiza, dore ngo urabona ko rwose ifite urwambariro rwiza, murabibona ni rwose icyumba kinini kandi gishamaje rwose, giteye amabengeza. Hanyuma rero reka tugere rero muri master bedroom. Wow, see the master room, very nice. Rero tukiva muri toilette, murabona ko ubona mu icyumba kinini cyashamo principal, icyumba kinini rwose, ni intebe iki cyumba gifite metero 10x10, urabona ko ari icyumba kinini cyane cyisanzuye. Ndeberaho cameraman ari unarebe nanjye abonye icyumba kinini kandi gifite na bariko yacu, urabona ko gifite bariko yacu isohokera hanze. In case ushatse kwiyizira ugomba kwicira hano ukajya hanze ugasubira hanze. By'ukuri rero ni inzu nziza cyane, kuri $180,000 iyi nzu yaba iyawe. Mudukurikire rero kuri Rwanda Rio Estate kugira ngo mujye mureba updates. Murakoze, murakara.